umuntu wadukura mu bituro usibye imbaraga z'Imana zonyine. Ninde wagukuramo? Nawe. Ninde wagukura mu mukozi wawe? Nawe. Nta muntu numwe, reka nkubwire, ntaga amafaranga yagukura mu bituro. Ntaga imiryango yagukura mu bituro. Ntaga inshuti zagukura mu bituro. Ariko Imana nyir'ububasha igukura mu bituro, kandi uvuze ngo ngukuye mu bituro. Ubuvanywe hehe? Mu bituro. Imana uyu munsi iduha umutima wo kongera kugira imbaraga zo kuva hehe? Mu bituro. Zo kumenya aho twaguye tukagwa, tukagarukira imbere y'Imana. Amen. Icyo nicyo nyine dukeneye. Yego. Tarasenze keretse umuntu utarumvishe ijambo. Uwo nguwo niwe nagirira impuhwe, uwo nguwo niwe nagirira imbabazi, ariko abo nabo Imana irabazi kuko abantu nabayo. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Rero ndagira ngo mbabwire, aho wapfukama hose Imana yakumva. Aho wasengera hose Imana yakumva. Imana ishimwe cyane. Yumvise Daniel ngo igihe kimwe kiza kugera Imana yiragaragara. Imana ye igira gute? Iragaragara. Bibiri iravuga ngo umwami yatanze itegeko, ariko hari ukuntu yiyumvagamo Daniel. Amina. Ngo hanyuma biba ngombwa ko bamujugunya mu rwobo rw'intare. Abyuka mu gitondo kare. Manaweee, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Studio ni igisubizo cyawe. Dufite umugisha mwinshi wo kubana n'abakozi b'Imana. Muraho neza abakozi b'Imana? Muraho neza. Zamura amajwi. Muraho neza. Yego muraho. Namwe muraho. Muraho neza. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza. Ndabiza abantu batangiye kwibaza ngo abantu bari kumwe nanjye ni bande, cyane ko umwe bigeze kumubona undi ntibaramubona. Reka tubasabe kugira ngo noneho mutwibwire, nimumara kutwibwira turakomeza. Turahera kuri yawo hepfo, nawe munini cyane, Kawunga yaramuyobotse. Murakoze cyane. Nitwa Nyirarukundo Jennifer. Ndi umumama. Sengera mu itorero rya Seripari Kanombe. Ndashima Imana ko ngeze aha ngaha. Murakoze cyane. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Ubwo abantu batangiye no kwibaza ngo se ni umukobwa cyangwa se ni umumama, buriya bijye biba byiza kugira ngo nabyo tubivuge. Navuze ko ndi umumama w'abana 3. Yego. Urakoze cyane. Reka tukwakire mutumishe nawe. Murakoze cyane. Nitwa Pastor Solange uwamahoro. Yego. Pastor Solange uwamahoro. Birumvikana umupasiteri bari no mumama. Yego. Murakoze cyane. Sinzi aha n'imbaraga uzikuye, kuko abapasiteri none turi kubahamagara bati nta mbaraga dufite zo kuvugira Imana, ariko bikantera kwibaza ngo mu bigerageza ubundi umukozi w'Imana bakwiye gukora iki? Ko mbona benshi bihebye bavuga bati kuzuza ibisabwa byatunaniye, byabaye ngombwa ko tuba twicaye, abandi bati amadini yacu yo yanahagaritswe burundu. Ubundi mu bihe nk'ibi ni iki umukozi w'Imana bakwiye gukora? Nta kindi umukozi w'Imana bakwiye gukora sibyo gusenga. Simbizi ubwo muzakomeza mujye mutuganiriza kugira ngo n'abamaze
gucika intege cyangwa bakiheba bakibwira ko umurimo w'Imana urangiye, nabo bazabikuraho inyigisho. Mbere y'uko dutangira ivugabutumwa ryacu ry'uyu munsi, reka mbasabe kugira ngo uyobowe n'umwuka wera muri mwebwe, oya mwese muyobowe n'umwuka wera, uwiteguye abanza dushyira imbere y'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana igira neza, tuguhaye icyubahiro, ducishijwe bugufi no kugushima no kuguhimbaza, ducishijwe bugufi no kukuzamurira icyubahiro, kuko ari wowe Uwiteka Imana yacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakunezerewe aya masaha, tugikandagiza ibirenge byacu hano, warinze intambwe z'ibirenge byacu, nuhabwe icyubahiro. Kandi kuba tugihumeka umwuka w'abazima si uko hari icyo twatanze, ahubwo n'ubuntu bwawe n'imbabazi bikitugaragaraho. Nuhabwe icyubahiro rero mukunzi mwiza. Tugeze muri aka kanya tugiye kuvuga ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe risumba ayandi magambo twumvise, ijambo ryawe rirarengeye. Nyemerera uzubane natwe, ntaba ari twebwe nyaguhora ku ngoma, mwuka wera ganze hagati muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo. Icyo duheje n'imbaraga mbi zose z'umwijima, imbaraga z'abazimu n'abadayimoni, mu izina rya Yesu Kristo. Reka ijambo ryawe rigira umumaro ku muntu wese uzaryumva. Urakoze kuri Imana igira neza, urakoze kumva gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Murakoze cyane kudushyira imbere y'Imana. Muramvuze muti tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Reka mbasabe kugira ngo Yesu Kristo abane namwe kandi abane natwe ndetse n'abadukurikiye, bityo bituma Imana ikora ikintu gishya hagati yacu, yaba twe mwe muri kuri kamera cyangwa njye uri inyuma ya kamera, cyangwa se n'abandi bashuti badukurikiye, yaba ari mu Rwanda abari hanze yaho. Nizeye neza, ndashidikanya ko uyu ari umugambi w'Imana, kandi uri bube maso araza kuronka ikintu gifatika. Karibu rero turabakire kugira ngo tugezeho icyo Imana yabatumye kuri uyu munsi. Amen. Murakoze. Ndumva ko twatangiza nawe umuririmbyi wa 99 uvuga ngo nshatse kugukurikira. Shatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro. Ubwo rero ubwo watubanjirije, tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Ubwo rero ubwo watubanjirije, tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora ndaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesha. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira
uko wayimenyeshe umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira uko wayimenyesheje. Haleluya. Amen. Umuririmbyi ndamukunda cyane. Uwo muririmbyi aho uri hose agufashe mu ntambaro ufite, mu bigeragezo ufite, mu burwayi ufite, uyu muririmbyi agufashe. Amen. Kandi ntucike intege, ukomeze inzira yo gukurikira Yesu no gusenga. Amen. Reka tutangire twinjire mu ijambo ry'Imana. Yego. Dusomera ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, ndabasuhuje mwese abantu bari kudukurikirana hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dukunda cyane. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Tugiriwe umugisha wo kuza kubana namwe muri ibi bihe bigoye, ibihe biruhije. Umwanditsi we yabivuze neza ngo ibihe bya nyuma bizaba bigoye, bizaba biruhije, ariko abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Imana ibaha umugisha, Imana ibambika imbaraga, kandi Imana ibagirire neza muri byose. Dukomeze kugwiza imbaraga z'umwuka. Amen. Hari ijambo hano umwuka wera yansanze kugira ngo tuganireho. Ni ijambo umuntu wese asanzwe wenda azi, ku bantu babaye mu rusengero, ku bantu basenga, ku bantu bakijijwe. Nawe wenda ushobora kuba ugiye kuryumva ari uyu munsi uryumvishe. Ni ijambo dusanzwe twumva, ariko Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana rigira umumaro kuri buri muntu wese uryumvise. Ngo nk'uko umubiri ukenera ifunguro rya buri munsi, niko abantu b'Imana nabo bakenera ijambo ry'Imana buri munsi, cyangwa se umunota ku wundi. Imana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha. Reka dusome, Pastor yadusomere ijambo ry'Imana riboneka muri Ezekiyeli ibice ni 37. Shobora kuba usanzwe uryumva, ariko hari ukundi kuntu umwuka wera yadusanze arituganirizaho. Imana ishimwe. Yego. Reka dusomere. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura ngeza mu kibaya cyari cyumye rwo, cyari cyuzuyemo amagufwa. Anzengurukanaho yarayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese amagufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, umwami Uwiteka ni ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa, maze uyabwira uti, yemwe mwa magufwa mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Yego. Uko nuko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiraho umwuka ngo mubeho. Yego. Ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirizeho uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye ko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona igishyitsi, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Yego. Nuko nitegereje mbona imitsi ifasheho, maze n'inyama zimeraho, byoroswa n'uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati, hanura umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uko niko umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine, wa mwuka we, uhuhe muri iyi mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko nategetswe, maze umwuka winjira muri iyo winjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, aya magufwa ni ay'inzu ya Isiraheli yose, dore bazavuga bati, amagufwa yacu arumye, kandi ibyiringiro byacu biraheze.
iri jambo Mwuka Wera yansanze akenshi twumva baribwiriza cyangwa se abantu benshi twagiye turyumva, ariko abantu babwiriza uburyo butandukanye. Mwuka Wera basanga mu buryo butandukanye kugira ngo abahishurire iby'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Iri jambo naryisumye kuvuga uvuga ngo Imana ikeneye abantu bongera bagahagarara mu mwanya Imana ibashakamo. Uyu Ezekiyeli yari umuntu w'Imana, yarasengaga, ariko igihe kimwe aza kuba ari mu mwuka arimo gusenga. Hanyuma muri uku gusenga niho Imana yahise imanuka iza gukorana nawe. Haleluya. Ariho avuga ngo umwuka w'Imana yansanze ndi mu mwuka, yansanze ndi mu mwuka. Iki gihe cya none pastor, Imana ikeneye abantu baba mu mwuka, Imana ikaza igakorana nabo iby'ubutwari. Amina. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ikeneye abantu bahagarara ku munara aho barindirira Imana ikaza ikavugana nabo. Amen. 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 Na Bibiliya iravuze ngo Imana yamusanze ari mu mwuka, ngo amufata ukuboko, ngo aramumanukana amujyana mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. Haleluya. Amen. Aya magufwa Bibiliya isoje ivuga ngo yari ubwoko bw'Abisiraheli. Amen. Bari barataye iki? Ibyiringiro. Nkuko uyu munsi natwe harimo abantu bataye ibyiringiro. 36 muri Ezekiyeli hatubwira ngo iki? 36 muri Ezekiyeli kugira ngo abantu bumve ibyiringiro z'abantu uburyo bataye ibyiringiro. 36 haravuga ngo murongo haravuga 36 umurongo wa mbere haratubwira ngo nuko rero mwana w'umuntu, uhanurira imisozi ya Isiraheli, ubabwira uti mwa misozi ya Isiraheli, nimwumve ijambo ry'Uwiteka, uko nuko umwami w'Uwiteka avuga ngo kuko umwanzi yabashinyaguriye ati awa ati za nsengero zanyu zo kutununga kera barazihinduye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Urumva ko bari Abisiraheli icyo gihe nabo bari bageze mu gihe nk'uko natwe uyu munsi bimeze. Haleluya. Bari bageze mu gihe cy'uko nukuvuga ngo ijambo ry'Imana, mama pastor, ijambo ry'Imana uyu munsi ribereyeho kutwigisha. Niyo mpamvu umuntu utarasomye ijambo ry'Imana, Bibiliya ivuga ko kugwa byoroshye. Amen. Kuko iyo wabitse ijambo ry'Imana muri wowe nta giteye ubwoba. Ukomezwa n'ijambo, ukomezwa n'umwami, ukomezwa n'uwo wizeye, ukomezwa n'imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari ukuntu muri iki gihe abantu barimo kwibaza ngo kubera iki izi nsengero. Bibiliya ibidusobanurira neza ngo umwami Imana yavuganye na Bisiraheli ngo nimwumve ijambo ry'Imana. Ubwo baza bavuga ngo awa insengero zanyu zo kutununga, hahandi mwajyaga mwasengeraga twarahahinduye. Ibi bishatse kuvuga Imana yabwiraga Abisiraheli ko badakwiye gucika intege, nubwo insengero zaho bajyaga zahinduye bakwiye gukomera. None nicyo gituma Imana ishaka kubwira, yabwiye Ezekiyeli imutwara ari mu mwuka, yamusanze ari mu mwuka, yibutse ibihera ngo ati yewe Ezekiyeli we yakomeje gusenga, ngenda akomeza gusenga nubwo ibihe tujye. Haleluya. Nubwo hari igihe tugowe, dufite intambara zituruje, dufite intambara zituremereye, nubwo ibintu byacu byahindutse, bari kutubwira ngo awa twebwe ntago twahindurwa n'ibihe, twebwe ntago twahindurwa, ahubwo dukomeza gusenga. Niyo mpamvu ngo umwuka w'Imana wasanze ngo ansanga ndi mu mwuka, ngaraje ngo mbese aya magufwa yakongera kugira gute kubaho. Ese koko ukurikije ubuzima turimo, ese koko hari umuntu wakongera gusenga? Amen. Ese ukurikije intambara ufite n'ibigeragezo waciyemo, hari umuntu wakomeza gusenga?
ngo umwuka w'Imana antwara ndi mu mwuka. Niyo mpamvu yabonye nta wundi muntu ikoresha Ezekiyeli, kuko yabonaga ari mu gihe cyo kuba mu mwuka. Kandi Imana ikeneye umuntu Imana itwara hehe mu mwuka, igasanga ari mu mwuka w'Imana kugira ngo akorane nawe iby'iki iby'ubutware. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu navuze ngo Imana ikeneye abantu baba mu mwuka, ikazi gakorana nabo ibitangaza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni iyihe mpamvu indwara zitagikira ngo zikirire? Haleluya. Imbere y'imbaga, imbere y'abantu, Imana ikoreshe, ikora imirimo n'ibitangaza. Yesu nashimwe cyane. Ni iyihe mpamvu? Kwizera kwabaye guke. Haleluya. Imana ibwira Ezekiyeli, iramubwira ngo kuko ngusanze uri mu mwuka. Bibiliya iravuga ngo bageze kuri tere yaho igikorwa kigiye kubera, Imana yabwiye Ezekiyeli iti, Ezekiyeli we, ibyo ubona ni iki muri iki kibaya? Aramubwira ati ni amagufwa. Arangije amubwira ati ese aya magufwa yakongera kubaho? Ezekiyeli akubise mu mibare aravuga ngo ntibyagira gute, ntibyashoboka. Ariko yongeye yibuka ko Imana ishoboye byose, aravuga ngo Mana ni wowe ubizi. Haleluya. Ese uzi jambo amaze kuvuga ngo ni wowe ubizi, amaze kuvuga ngo Mana ni wowe ubizi, Imana iramubwira ati noneho Ezekiyeli we, kuko nagusanze uri mu mwuka, uhawe imbaraga, uhawe authority, uhawe gutegeka, hanura kuko nguhaye ubwo butwara. Imana ishimwe. Haleluya. Kubera ko nagusanze utandukanye, kubera ko nagusanze wararindiriye, kubera ko nagusanze warategereje, kubera ko nagusanze ibyatumye abandi basubira inyuma utarigeze usubira inyuma, ahubwo ugahagarara ugakomeza kuba mu mavi, ku mavi ugakomeza gusenga, ugakomeza kwiringira. Niyo mpamvu nje gukorana nawe iby'ubutware. Ngo atangira guhanura, ajya mu mwuka. Biratubwira ngo yahanuwe ntabwo we, kuko yaramaze Imana yamushyizemo umutego. Hari ukuntu Imana igushyiraho umutego, bivuga ngo ikakujyana ahantu, bivuga ngo yewe ndabikora. Ariko Ezekiyeli agizwe ngo Mana ibi bintu nkurikijwe ko mbona amagufwa yatatanye, icyambere sinzi igufwa ryasanga irindi gufwa, ariko kuko ni wowe uzi igufwa n'urugingo rwawe, ni wowe ubizi, ngewe amaboko yanjye ndayamanitse, ni wowe ugize ute, ni wowe ubizi. Imana ngo kubera ko ugize ubwenge bwo kumenya ko imbaraga z'Imana nge zikora, hanura uko ntategetswe. Biratubwira ngo agihanura ngo habaho guhinda, habaho guhinda k'iki k'umushyitsi, ngo igufwa risanga irindi gufwa. Haleluya. Dukeneye igihe dukwiye gusenga, buri gufwa rigasanga, buri gisubizo kigasanga ikindi gisubizo. Dukeneye igihe tugomba gusenga, buri ndwara zose zikivana mu mubiri, kuko si imbaraga zacu ahubwo ni imbaraga z'Imana. Twebwe ubwacu twamaze gusoma ngo ntago twebwe tubizi, ni wowe ugize ute, ni wowe ubizi, ni wowe uzi ubuzima abantu barimo, nuzi intambara abantu bafite, nuzi amadeni bafite, nuzi indwara bafite. Imana nigize ite, niyo ibizi. Ikintu dukombe gukora nk'umu butware bwa Ezekiyeli, yabwiye Imana ngo umwami ni wowe ubizi, akivuga gutyo ngo hanura, ngo igufwa risanga irindi gufwa. Bishatse kuvuga ngo nimba ari intambara zivaneho, kubera ko twahawe izindi imbaraga zidaturutse muri twebwe, ahubwo ziturutse mu mbaraga z'Imana ishobora zose. Kuko twebwe imbaraga zacu zarananiwe, imbaraga zacu zacitse intege, imbaraga zacu zigaragara nkaho ntacyo zidukora, ariko imbaraga z'Imana zibasha gutigisa amagufwa kugira ngo yongere aterane, zigira ibyo zitigisa ku buzima bwacu. Amen. Zigira zirete zitigisa. 17 haratubwiye, umva kuntu 17 hatubwiye amagambo meza aryoshye cyane. Haratubwiye ngo maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufwa n'ay'ab'inzu ya Isiraheli yose, dore baravuga bati amagufwa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze. Maze aya magufwa n'ay'Abisiraheli. Amen. Ashalabinebra. Ngaya magufwa n'ay'Abisiraheli. Ngo kandi Abisiraheli baravuga ngo aya magufwa ngo twaraciwe burundu. Uziko ibyiringiro by'abantu bimwe bimaze guhera.
uzuko kubera intambara zabumwe zarimwe ibyiringiro by'abantu byamaze gutakara ariko Imana iravugana nawe ngo oya amagufwa yawe irawe izaho waguye izaho wacikiye intege izaho intambara zagukubitiye ukagwa izaho ibigeragezo byagukubitiye ukababara mu byeyi izasubira mu mwuka subira kongera gusenga subira kongera kubaza Imana ongera uhamagara Imana ongera imbaraga n'Imana wongera gira n'ubusabane n'iki n'Imana nta kindi kintu Imana ishaka nuko wongera ugasubira ku gicaniro hahandi wacikira aho numva ibyiringiro byagiye ongera ugarura Imana ikize irabigarura ngo nuko 12 ngo dore ngiye kubakura mu ki mu bituro Imana imaze kumva ko wabwenga ibyiringiro byayo byaheze rero ngo noneho ngo ngiye Uwiteka ngiye kubakura mu bituro mwabwoko bwanjye amen amen Imana ibituro dukingiraniwemo yego ariko urabizi ko ibituro byaba uburwayi yego ariko urabizi ko ibituro byaba amadeni ariko urabizi ko ibituro byaba kudashakwa ukarambagizwa ukabenga utazi ngo bakuzingiye hehe icyo ni igituro ariko urabizi ko ibituro wabyara abantu ukabyara inda zivamo ibyo ni ibituro ariko urabizi ko ibituro ni kwa gukora ntugire icyo ufata ibyo ni iki ni ibituro ariko Imana ngo ngiye kugukura mu bituro haleluya ibituro Imana izagukuramo aho umwami yagukingiraniye tubayeho muri iki gihe abantu batazi ahantu twakingiraniwe yego tubayeho n'ibikigiye kuko abantu batazi ikibazo ukavuka mu buzima bw'intambara ugakora mu buzima bw'intambara ugashakira mu ntambara ugakurira mu ntambara ukarisazira mu ntambara igihe tugezemo ni igihe cyo kubwira Imana ngo mbane twebwe twaracitse intege ibyiringiro byacu twabonye ntago nta byiringiro tugifite twebwe turagarutse kugira ngo tureme imbaraga tureme ibyiringiro wongera uturemo umutima mushya wongera uturemo izindi mbaraga zidukomeza kuko twebwe ubwacu twaragerageje haleluya jambo ryawe ni umutsima utera imbaraga umuntu wadukura mu bituro usibye imbaraga z'Imana zonyine ninde wagukuramo nawe ninde wagukura mu mukozi wawe nta muntu n'umwe reka nkubwire ntago amafaranga yagukura mu bituro ntago imiryango yagukura mu bituro ntago inshuti zagukura mu bituro ariko Imana nyir'ububasha igukura mu bituro kandi uvuze ngo ngukuye mu bituro ubuvanywe hehe mu bituro Imana uyu munsi iduha umutima wo kongera kugira imbaraga zo kuva hehe mu bituro zo kumenya aho twaguye tukagwa tukagarukira imbere y'Imana amen icyo cyo nyine dukeneye yego kuko bizonyine tumara kuramba twabona Imana ducishije bugufi umutsi ubuzima irahamaga irahuha gusa bitubwira ngo ategesheje umuyaga irahuha mu birere bine buri hari ibirere birumbi ibisubizo byawe utazi sibyo se nibyo amen Imana iguha umugisha mwinshi cyane Imana ihabwe icyubahiro amen kandi Imana ishimwe ko hari aho igiye kudukura naho igiye kudutereka haleluya reka mbabwire bene data nituba mu mwuka ibyiringiro byacu ntibiraza kongera guhera turaza kongera tuvugane n'Imana bundi bushya turaza kongera twumva ijwi ryayo bundi bushya turaza kongera tugira ibyiringiro mitima yacu ihembuke haleluya Imana iradushaka tube mu mwanya idushakamo bakozi b'Imana bantu b'Imana abantu mwasenze abantu muzi imvugo y'Imana ntabwo uyu munsi tugiye gutakara ahubwo ni igihe cyo kwambara izindi mbaraga ni igihe cyo kongera gusenga ni igihe cyo kongera kwiherera ejo bundi nari ndimo nsoma ijambo ry'Imana ryo muri Daniel Imana ishimwe cyane ngo yakinguraga akadirishya kuko yari ari mu gihe kitari cyemewe ko aramya Imana ye haleluya ariko ngo agakingura akadirishya agakingura
amen. Atungwa ni igihe cyo gukingura akadirishya ugasenga ngo yakinguraga gake ngo agatunga amaso Yerusalemu. Haleluya. Byiringiro byo bikongera bikagaruka, akongera kumva ko hari Imana yigeze ivugana nabo kera bakiri Yerusalemu. Haleluya. Agasenga Imana yo mu ijuru. Reka mbabwire, nta gikuba gicitse, nta gikuba gicitse ku bantu bamenye Imana. Keretse umuntu utarayimenya, keretse umuntu utarasenze, keretse umuntu utarumvishe ijambo, uwo nguwo niwe nagirira impuhwe, uwo nguwo niwe nagirira imbabazi. Ariko abo nabo Imana irabazi kuko abantu nabayo. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Rero ndagira ngo mbabwire, aho wapfukama hose Imana yakumva, aho wasengera hose Imana yakumva. Imana ishimwe cyane. Yumvise Daniel ngo igihe kimwe kiza kugera Imana yiragaragara. Imana ye igira gute? Iragaragara. Bibiri iravuga ngo umwami yatanze itegeko, ariko hari ukuntu yiyumvagamo Daniel. Amina. Ngo hanyuma biba ngombwa ko bamujugunya mu rwobo rw'intare. Abyuka mu gitondo kare, nakiyongereyeho umwuka nsunikiye. Abyuka mu gitondo kare aravuga ngo Daniel mugabo ukundwa, Imana wasenze, Imana wizeye bucece, Imana wapfukamiye tutabishaka, yaba yabashije kukukiza amenyo y'intare. Aravuga ngo mwana, Imana yandebye isanga nta kibazo mfitanye nawe. Herasibinivo. Imana yandebye isanga nta rubanza mfitanye nawe, kandi yandebye isanga nayo nta kibazo nagiranye nayo, yabashije kundinda. Imana ishimwe cyane. Bibiri ivuga iki? Biravuga ngo umwami aramubwira ngo nibashire mu rwego azamukireho, ahita azamuka. Bibiri iravuga ngo mama pastor, bibiri iravuga ngo ako kanya bategeka abantu bamugambaniye, bamuvugaga, batangaga ibirego, avuga ngo nabo ni mubajugunyemo. Ni nko kuvuga ngo turebe Imana yabo. Haleluya. Turebe iki? Imana yabo. Bene data bakundwa, bavandimwe, dusangiye kwizera Imana yacu irashoboye. Imana yacu ifite imbaraga, naho itakukura, naho itakugeza. Twe tuvuga uyu munsi hari aho twavuye, hari naho tugeze. Sinari nzi ko nagera naho nahirahangejeje. Zamurira data icyubahiro, ntacyo bitwaye. Imana ishimwe cyane. Imana yacu rero ikwiriye icyubahiro, ikwiriye guhimbazwa, ikwiriye gupfukamirwa. Amen. Haleluya. Gusa nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo tugume ku rufatiro, aho Imana idusanga ikorane natwe iby'ubutwari. Tuzasenga imbaraga z'Imana zigende zikore, tuzasenga imbaraga z'Imana zikize, tuzasenga. Ni gute mama pastor? Sujya usengera umuntu kuri telefone imbaraga z'Imana zigakora cyane, tutagiye mu bintu byinshi. Ntabwo ari twe dukora, hakora Imana. Amen. Haleluya. Susengera umuntu badayimoni bakamuvugiramo ari iyo nawe uri iyo ngiye. None se n'imbaraga zawe zibikora? N'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zirashoboye. Niyamariye kuba ngo uhanura umuyaga. Uhuhe. Bivuga ngo iyo dusenze twebwe tuzo turi kubwira ngo umuyaga. Imbaraga z'Imana zikora muri wa muyaga, zikaba automatique kuri wa muntu kuko yizeye nawe wizeye, zigatigisa bya bintu bitari gushoboka. Izo ni imbaraga z'Imana. Rero nk'uko Ezekiel yahawe imbaraga, agahabwa ubutware, nawe akinjira muri icyo kirere cy'umwuka cyo guhanura, natwe turavuze ngo duhawe imbaraga z'Imana binyuze mu ijambo ry'Imana, umwuka wera w'Imana agenda kugereho, atunganya ibitari bitunganye. Niba ari n'urwo rufatiro ukaba wararuvuyeho, wongera urusubireho. Niba wari utakaje ibyiringiro byawe bikaba biheze, nibyongere bigaruke kubw'ijambo ry'Imana. Umuyaga uhuhe, gufwa risanga irindi ryaryo. Haleluya. Haleluya. Niba ari uburwayi, umwuka wera w'Imana huhe azakiza ubwo burwayi bwawe. Niba ari intambara wari ufite, umwuka wera amanuke akora imirimo n'ibitangaza kubw'ijambo ry'Imana. Ugiriwe amahirwe yo kumva. Imana ibaha umugisha. Amen. Yego. Murakoze cyane ku ijambo ryiza muduhaye. Amen. Nkuko n'ubundi twatangiye dusenga, ariko mbere yuko dusenga
ndagira ngo mbasabe iki kintu kimwe. Rimwe na rimwe usanga abantu badukurikira bakenera umukozi w'Imana bakamubura, bakaba baca kuri nyiri igitangazamakuru bikazana induru na saga, mujya mubyumva hirya no hino. Ariko ngewe mba nifuza ko niba tuganira ijambo ry'Imana ushobora gutambutsa nimero yawe ya telefone kugira ngo wagukenera akwihamagarire. Yego. Munyemerere rero mutambutse nimero zanyu za telefone. Umuntu yakwifuza gusengana namwe, yakwifuza kuganira namwe, yakwifuza ibintu byinshi kuri mwe ataboneye kuri kamera. Niyo mpamvu ngira ngo mutambutse nimero zanyu za telefone, ariko cyane cyane ziboneka kuri WhatsApp. Amen. Anza ushuka. 078 350 11 34 078 350 11 34. Njyewe Nyirarukundo ni 0784 93 027. 078 Imana ibahumugishe. Murakoze cyane kubana natwe. Reka mbasabe kugira ngo noneho mwongere kandi musubike n'isengesho. Yego. Nyiringabo Imana, Uwiteka Imana yumva gusenga kwacu, wera wa Isiraheli, Imana yavuganye n'amagufwa, Imana ikomeye, Imana igenda igatigisa, Imana ihambaye, amagufwa buri gufwa rigasangira indi gufwa. Uhereye uyu munsi wa none turasenze kugira ngo ugire ibyo uhindura, ugire ibyo utegeka, ugire ibyo utesha, ugire ibyo ukuramo, ugire ibyo wubaka. Ijambo ryawe rikomeye, ijambo ryawe ni umuhigi, uhiga akavumbura, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rikora imirimo itangaza, ijambo ryawe rikura igitutsi, ijambo ryawe rikura igisuzuguriro. Mwana turasenze kugira ngo urengere ijambo ryawe, kugira ngo ugire ibyo uhindura, ugire ibyo urema, ugire ibyo utegeka kubw'ijambo ryawe Mwami. N'umutsiba udutera imbaraga. Turasenze kugira ngo umuntu wari ucitse intege, ibyiringiro bye byaraheze, wongere umusubizemo ibyiringiro. Turasenze kugira ngo umuntu ufite ibibazo by'igisubizo wongere umusubizemo ibyiringiro kuko twamaze gusanga ariwe nyir'amagufwa, utegeka n'amagufwa, uvugana n'umuyaga, uvugana n'imirambo, uvugana n'imishyi, uvugana n'inyama, aruhagarika ugahuha mu mwuka. Turasenze ngo buri muntu wese ugire ibyo urema, ugire ibyo ibyiringiro, wumvira ijambo Mwami, ukuraho, ugire ibyo utegeka, ugire ibyo usenya, ugire ibyo wubaka Mwami. Ubuzima bwari bwaracogoye wongere ubukomeze. Ngaho urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo byambaje. Amen. Amen. Murakoze cyane ko mwabanye natwe. Uwiteka Imana bahereze umugisha kandi ikiganiro cyacu nakagaruka. Shalom. Amen.